Ubwo abasenateri bari mu rugendo mu turere tw'u Rwanda basabye ubuyobozi cyane cyane bw'akarere ka Rubavu gushyira iherezo ku bujura n'urugomo bikorwa n'agatsiko k'insoresore zigize ibihazi bazwi nk'abuzukuru ba Shitani. Abo buzukuru ba Shitani baba biganjemo n'abana bato bakunze kuvugwa mu mujyi wa Rubavu, mu mirenge ya Rubavu ndetse na Gisenyi. Hari ku itariki 11 Mutarama uyu mwaka wa 2024 nibwo Vice Perezida wa Sena Esperance Nyirasafari ndetse na Marie Rose Mureshyankwano basuye za koperative z'ubuhinzi n'ubworozi mu karere ka Rubavu baganira n'abahagarariye abanyamuryango b'izo koperative. Mu bibazo by'ingutu byatanzwe n'abo baturage harimo icy'insoresore ziyise abuzukuru ba Shitani. Abo buzukuru biyise ko ari abasekibi bavugwaho kwambura abaturage ku manywa y'ihangu. Abibasirwa cyane bakaba abo mu mirenge ya Nyamyumba, Mudende na Bugeshi. Esperance Nyirasafari we avuga ko kuba muri Rubavu hari abantu bitwa batyo kandi barangwa n'urugomo biha Rubavu isura mbi kandi akarere gasanzwe kabarizwamo ubukerarugendo. Icyo rero yasabye abaturage bose gukorana bya hafi n'inzego z'umutekano kugira ngo ibibazo by'ubujura n'urugomo bishire burundu. Ati rwose ibi bintu akarere kacu k'ubukerarugendo kumva ngo nabajura, kumva ngo nabuzukuru ba Shitani, abo banyagwa biyita n'amazina mabi, ati aho turi turabirwanya uko buri muntu ashoboye mu bushobozi bwe. Senateri Nyirasafari yavuze ko mu minsi yashize batumva ukuntu abantu muri Rubavu bagomba kwigira gutyo, ashimangira ko nta mpamvu yo kujenjekera abo basambo. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosper avuga ko hari ingamba zafashwe zo guhangana n'abo bantu. Ati ibibazo by'urugomo dufite ingamba nyinshi turi gukoresha kandi tuzanakomeza gukoresha, tuzabikemura. Ndumva kuri nge atari ikibazo. Uwo ni umuyobozi w'akarere ka Rubavu. Mu kwezi kwa 12 k'umwaka 2023 ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwijeje abaturage kurandura icyo kibazo, busaba ko nta muntu wemerewe gukoresha izina abuzukuru ba Shitani kuko ngo rikiza umurindi izo nsoresore. Ahangaha reka turebe ubundi abuzukuru ba Shitani ni bantu ki? Aba buzukuru ba Shitani ni abantu bakiri bato kuko muri rusange ngo baba bafite hagati y'imyaka 15 na 20 nk'uko umwe mu banyamakuru bakorera muri Rubavu yabibwiye abanyamakuru. Imwe mu mpamvu ituma abo bana bahinduka abagizi ba nabi ngo nuko ababyeyi babo b'abagoyi babyara abana benshi, bamara gukura bamwe bakabura uburere bakaboneza iy'umuhanda, bityo niko kuba abuzukuru ba Shitani. Mu bujura bwabo bakunda gutegera ahantu hari umwijima kuko ngo henshi muri Rubavu nta matara y'umutekano aba ku ngo z'abaturage, bityo bigatiza umurindi abo bambuzi. Iyo bambura abantu bakunda gutegera ahantu hijimye kandi mu mfunganwa. Mu mwaka ushize w'ibihumbi 2023 umwe mu bayobozi b'abuzukuru ba Shitani wariyise DPC yararashwe, bituma bamwe mu bo bakorana bacubya umurego. Umuturage w'i Rubavu witwa Muhizi yabwiye Tarifa ko ubuyobozi buramutse buhagurukiye iki kibazo gishobora gucika kuko ngo nta cyananira ubuyobozi bw'u Rwanda. Polisi y'igihugu hamwe n'ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu basabye abanyarwanda guca ukubiri n'imvugo abuzukuru ba Shitani ikoreshwa n'ako gatsiko k'insoresore zijandika mu bikorwa by'urugomo. Izi nsoresore nk'uko twabivuze ziba ziganjemo n'abana bato bakunze kuvugwa mu mujyi wa Rubavu, cyane cyane mu mirenge ya Rubavu na Gisenyi, ko bahohotera abaturage. Mu kiganiro umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba CIP Mucyo Rukundo yagiranye n'itangazamakuru hari ku itariki 10
z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2023, aha yavuze ko gukomeza gukoresha izina abuzukuru ba Shitani biha imbaraga abaryiyitirira. Yagize ati ubutumwa dutanga ku bantu bakunda gukoresha izina abuzukuru ba Shitani nuko nta bana b'abanyarwanda baba abuzukuru ba Shitani, ntabwo bibaho kandi ntibizigera bibaho. Ni abanyarugomo cyangwa se abana batarezwe neza, tugomba kugenda tugorora, ariko nta mwana w'umunyarwanda ndetse n'umunyamahanga w'umwuzukuru wa Shitani. CIP Mucyo yakomeje agira ati umuntu rero ukoresheje iryo zina nawe aba asa naho ashyigikiye ubujura. Ni ikibazo kandi akarere ka Rubavu kavuga ko kigenda gikemuka, ariko abaturage bagasabwa kwirinda iyi mvugo cyane ko iteza umurindi ku bayikoresha mu rwego rw'igitinyiro. Umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe ubukungu Bwana Nzabonimpa Deogratias nawe wari muri iki kiganiro, we yavuze ko iyi mvugo idakwiye gukomeza kugaruka mu matwi y'abanyarwanda. Yagize ati habaye hariho abuzukuru ba Shitani byaba bisobanuye ko natwe ababyeyi tubyara aba bana turi ba Shitani. Ntabwo iyi mvugo ikwiriye gukomeza gukoreshwa n'abana nk'abandi. Mu gihe iki kibazo kugeza n'ubu ngubu kitarakemuka neza, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Rutikanga Boniface yatangaje ko nta mutwe cyangwa agatsiko k'abantu bitwa abuzukuru ba Shitani baba mu Rwanda, ndetse nta n'ababarizwa mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba. Ibi yabitangaje nyuma y'aho mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rubavu hakunze kugaragara abantu b'abanyarugomo bakora ibikorwa by'ubujura no gutera abantu bakabambura bakanabakomeretsa, ariko abo bose bakora ibyo barahagurukiwe batabwa muri yombi. Ati mu Rwanda nta mutwe w'abagizi ba nabi uhari, kuko iyo abantu baremye umutwe akenshi usanga baba bafite intego y'icyo bagamije. Hari n'amategeko abagenga bagenderaho. Abo rero bitwa abuzukuru ba Shitani ntabwo ari umutwe, ni abantu baba bafite imyitwarire mibi muri sosiyete, ariko ubu rwose abo bantu ntabo, kuko abakekwaho ibikorwa by'urugomo bose barafashwe. ACP Rutikanga avuga ko aba bantu aya mazina bayitwa n'abandi baba babonye imyitwarire yabo itanoze muri sosiyete. Umuvugizi wa polisi yatanze urugero rw'impamvu abo biswe iryo zina n'abaturage ari ukubera uburyo bitwazaga ibikoresho bakoreshaga birimo nk'urwembe cyangwa ibikwasi n'ibyuma bifashishaga bashaka kwambura abantu babateye mu nzira. Ati aba bantu bahuraga nabo bagatanga amakuru, bavugaga ko ari abagome bakora ibikorwa nk'ibya Shitani, ndetse bamwe bakavuga ko ari abuzukuru be, ugasanga izina rifashe rityo, ariko mu by'ukuri si abo bantu babaga babyiyise. ACP Rutikanga yatanze urundi rugero rw'abiswe abamarine bamburaga abantu Nyabugogo, ko nabo iryo zina baryiswe n'abaturage nyuma y'uwo kubona ko uwo bambuye bahita birukira mu gishanga cya Nyabugogo bakinjira no mu mazi. Ati ababibonaga batyo nibo bavugaga ngo bariya ni abamarine, barakwambura bagahita barengera mu mazi ukababura. Urundi rugero yatanze n'urw'abitwa aba public bagaragaye mu karere ka Musanze, biswe iri zina biturutse ku bantu basanze bakoze urugomo, nuko arababaza akoresheje ururimi rw'amahanga ati niko basha nimwe mwubahuka mugakora ibintu nk'ibi muri public. Nuko abaturage nabo babona ukoza amakosa nk'ayo yo kwitwara nabi yambura abantu akavuga ngo byakozwe n'aba public. ACP Rutikanga avuga ko abantu bafite imyitwarire mibi muri sosiyete inzego z'umutekano zitazabihanganira, kandi ko abafatiwe mu bikorwa by'urugomo bajyanwa mu butabera, abandi bakajyanwa kugororwa mu bigo ngororamuco.
ati mbonereho no kubwira abanyarwanda bose ndahumuriza abanyarubavu ko nta mutwe w'abuzukuru ba Shitani uri muri aka karere ndetse n'ahandi mu gihugu. Ikindi nongeraho nuko abazishora mu bikorwa nk'ibyo nabo bagomba kumenya ko bitemewe kandi uzabifatirwamo azahanwa hakurikijwe ibyo amategeko ateganya. Ushobora kuba umaze iminsi wumva bitwa abuzukuru ba Shitani, abamarine, abo byababaje, abameni, abapublike n'utundi dutsiko tw'abantu bishyize hamwe mu mugambi w'ubujura n'ubugizi bwa nabi. Ayo ni amazina bigoye kumenya inkomoko yayo, ndetse uretse kuba ari abaturage bo mu gace ayo matsinda akoreramo, usanga kenshi ubuyobozi budakunze kwemeranya nayo. Nk'abitwa abuzukuru ba Shitani ni agatsiko kagizwe n'urubyiruko kuva ku myaka y'ubugimbi kugeza mu bafite mu myaka 30 bahuriye mu gukora ibikorwa by'ubujura ariko ukomatanyije n'ubugizi bwa nabi. Aba bazwi mu karere ka Rubavu ariko by'umwihariko mu murenge wa Rubavu, Gisenyi ndetse n'umurenge wa Rugerero. Baba bitwaza intwaro gakondo zirimo imipanga, ibyuma n'inzembe, bagatangira abaturage mu nzira, bakabakubita, bakabakomeretsa, bakanabambura utwabo. Mu minsi yashize byanavugwaga ko ubu bamaze no gucirira imbwa zo kubafasha mu kazi. Aba ntibibasaba kwitwikira ijoro gusa, ahubwo no ku manywa y'ihangu basigaye batera abantu mu ngo zabo bakabambura. Mu ijoro ryo kuwa 9 Ukuboza 2021 nibwo humvikanye inkuru y'umuryango wa Nahimana Jean Marie Vianney na Nyiraneza Mariette batewe n'aka gatsiko kari kitwaje intwaro. Nkuko tubikesha ikinyamakuru Radio TV 10, hari kuwa 4 ku itariki 15 Kamena 2023 ahagana saa 11 za mu gitondo mu kagari ka Rukoko mu murenge wa Rubavu mu karere ka Rubavu, nibwo umwe muri abo buzukuru ba Shitani yarashwe. Uko amakuru avuga ko umwe mu bandi bari kumwe nawe bari bitwaje intwaro gakondo zirimo imihoro ndetse n'ibyuma, baramukiye ku muhanda muri ako gace, batega abahisi n'abagenzi, babambura ibyo bari bafite ndetse baranabakubita cyane. Bamwe mu batezwe n'izi nsoresore barimo abamotari ndetse n'abandi bari bagiye mu mirimo yabo, aho bamwe babanje kubicaza hasi bakabakubita, bakanabakomeretsa bakoresheje ibyo bikoresho bari bafite. Umwe mu batanze amakuru avuga ko hari umwe wari uzindukiye mu kazi atwawe n'umumotari, bagategwa n'izi nsoresore zikabakubita zikabagira intere. Nyuma hakaza kuza umunyegare nawe bakamuhagarika, ariko we agatera igare agakizwa n'amaguru akaruhukira kuri polisi. Abapolisi rero bahise bajya kureba iby'abo bagizi ba nabi bitwa abuzukuru ba Shitani. Bahageze nabo bashaka kubarwanya, aribwo umupolisi yahitaga arekura urusasu rugahitana umwe muri izi nsoresore ziyise abuzukuru ba Shitani, abandi bagakizwa n'amaguru. Nkuko tubikesha ikinyamakuru Radio TV 10,